Hello ladies and gentlemen, boys and girls, dreamers and doers. Reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko muri amahoro, reka nizere ko muri gushima Imana cyane ko aricyo duhora tubifuriza nka Star 660. Turizera ko rero mumeze neza cyane kabisa. Hanyuma rero ingi ni iyindi party yitwa Who is the best, ni igice cya gatatu cyangwa se episode ya gatatu. Murabizi ko dufite kuri table yacu abahanzi babiri turi kugeranya ngo turebe ese abahanzi mu byo bagezweho cyangwa se mu byo bagezeho ninde urusha undi mu bice runaka tugiye dufite. Hanyuma rero munyemerere bahereze ikaze aho mwereye hose yagiye hatandukanye, mudukurikiye muri mu nce zitandukanye z'igihugu cyiza cyacu cy'u Rwanda, abari mu ntara zose z'igihugu turabashuje cyane. Dusuze abanyamujyi kabisa, abanyakigali ndetse n'abandi mwese mudukurikiye muri hano mu Rwanda. Ntago twakirenza ingoye kabisa abantu muri hanze y'u Rwanda, duhere hano kabisa muri East Africa, abantu mudukurikiye muri Kenya. Habari zenu, mumeze mute? Reka nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze good cyane. Hanyuma suzi cyane muri Tanzania, abantu muri Uganda, abantu mu Burundi, mwese ndabashuje cyane kabisa. Abarundi maze kubona ko dufite abarundi benshi badukurikira. Niba uri umurundi kabisa ukande kuri like cyangwa se wigaragaze muri comment kabisa, muri commentaire kabisa, ushyiramo igitekerezo cyawe, andikamo Burundi kabisa abantu, kugira ngo ibintu bigende neza cyane kabisa. Hanyuma nyemene nsuze abantu bari ku migabane y'ibwote amasimbi kabisa, abantu bari mu Burayi, kanizere ko mumeze fresh sana. How are you doing? Kanizere ko mumeze neza cyane. Abantu muri USA, especially in different states za USA, abantu muri American general, abantu muri Canada, mwese ndabashuje cyane. Mbaye kaze hano kuri Stone 660 muri Sanga. Hanyuma nitwa Shema Pacifique, iyi ni Stone 660 kuko namaze kubabwira. Hanyuma ikiganiro cyitwa Who is the best, iyi ni indi part kandi. Hanyuma niba ucyashye kuri chaîne tugaha ikaze, uri mfura cyane kandi nawe dusanzwe tubana cyangwa se tukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, tugaha ikaze. Mwese turabakunda. Ni mu cyacyo kandi kuri subscribe. Hanyuma niba ukunda iyi content kandi kuri like, kugira ngo ibintu bijye bikomeza kugenda neza cyane. Ushobora kwibaza uti uyu munsi kuri table yacu dufite nde? Uyu munsi ngufitiye surprise kabisa, n'abahanzi babiri bakomeye cyane kabisa hano mu Rwanda, bakunzwe n'abatari bake. Ntekereza ko mu mateka y'umuziki nyarwanda aribo bahanzi bagize abakunzi benshi, of course ku bijyanye n'imibare, of course ku bijyanye no kugira abakunzi benshi mu ngeri zitandukanye. Ngufitiye rero uwitwa Meddy, mwamumenye cyane mu ndirimbo z'urukundo za romance, mwamumenye mu ndirimbo nyinshi cyane kabisa, cyane ko ari umuhanzi umaze igihe muri showbiz industry cyangwa se muri music industry. N'umuhanzi watangiye kera kabisa, muraza kubyumva mu mateka tunyuramo gake cyane kugira ngo tuze kubasha kwinjira ku mibare, aho imibare ihurira n'ukuri, muri buze kumva kabisa uko ibintu bimeze. Hanyuma ngufite kandi Israel Mbonyi. Abahanzi bombi kugeza uyu munsi baririmba injyana ya gospel kabisa, which is good. Hanyuma nibo ngufite kuri table y'uyu munsi. Hanyuma uyu munsi rero ntibisanzwe uyu munsi ntibisanzwe kabisa, urumva ko ngufite abakozi b'Imana hano, ibintu biri buze kugenda neza cyane. Hanyuma tugira ibice bigira kuri bine. Igice cya mbere tukubwiraho amateka y'abahanzi gato nuko binjiye mu muziki. Hanyuma igice cya kabiri tukubwira kuri social media uko bimeze. Hanyuma tukinjira kuri YouTube, icyo ni igice cya gatatu cyane ko bayikoresha cyane. Hanyuma igice cya kane tukinjira kuri streaming. Hanyuma tukaza kuba dufata umwanzuro tuti ese muri ibi bice runaka ninde uyoboye. Hanyuma nguhereje ikaze rero, cyangwa se nguhaye ikaze muri iki gice cya mbere cy'uyu munsi. Hanyuma unyemerere duhere ku muhanzi witwa Ngabo Medard Joubert, niyo mazina ye bwite, akaba yitwa Meddy, akaba ariyo mazina y'ubuhanzi. Uyu mugabo witwa Ngabo Medard Joubert yavukiye mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo yabyumvise neza, uyu mugabo witwa Ngabo Medard Joubert yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma aza kuba akurira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma mu njyana yamenyekanye kuri Afro R&B, ndetse yigeze gukoraho Afrobeat, akora na pop
top kabisa. Hanyuma ugeza uyu munsi nyuma yuko amaze kurushinga n'umutambukanyi we w'umunya Ethiopia yitwa Mimi Mefira, hanyuma yahise yiyegurira Imana cyangwa se yahise yerekeza mu njyana ya gospel ari nayo aririmba uyu munsi, yitwa Ngabo Medard Jobert. Hanyuma yatangiye umuziki mu Rwanda nyuma yo ubwo n'imbere yo kwimukira muri USA, hanyuma yamenyekana mu ndirimbo zitandukanye nk'iyitwa Slowly, yanakunzwe cyane, indirimbo ikomeje gukora amateka kuri iyi si, ngira ngo yayisohoye mu 2019 niba nibuka neza. Hanyuma ikomeje kugira gute, ikomeze gukora amateka muri iki gihugu. Yamenyekanye kandi mu ndirimbo yitwa My Voice, murayizi cyane, ni vuba kabisa. Hanyuma kandi yamenyekanye mu ndirimbo yitwa Ntawamusimbura, ngira ngo abantu bo mu gihe cyanjye iyi ndirimbo murayizi murayizi kubindusha kabisa, kubera ko ni indirimbo yamenyekanyeho cyane. Ngira ngo ndirimbye nti namayobera like okay, murabizi kabisa. I'm not good in singing, ntabwo ndi mwiza mu kuririmba, gusa iyo mvuze nti namayobera indirimbo muhita muyimenya. Yamenyekanye kandi mu ndirimbo yitwa Ad Top, murayizi Ad Top. Okay, you know. Hanyuma kandi hari Holy Spirit, murayizi nayo. Ni indirimbo nyinshi kabisa, yakoze indirimbo nyinshi zagiye zikundwa. Hanyuma ku mwihariko w'umuhanzi, ni umuhanzi mpuzamahanga. Ntekereza ko ari umwe mu bahanzi cyangwa se ari nawe wa mbere wabashije kujyana cyangwa se gushyira idarapo ry'u Rwanda kuri international level cyangwa se ku rwego mpuzamahanga, binyuze mu ndirimbo ze zitandukanye nk'izo nahoze mbabwira haruguru nkitwa Slowly. Hanyuma indirimbo ze zifite views nyinshi, ugereranyije n'umubare ngira ngo ari mu ndirimbo 60. Hanyuma indirimbo ze zifite views nyinshi, bigaragaza ko afite abakunzi. Hanyuma azwiho indirimbo z'urukundo ndetse n'amarangamutima nk'uko mwagiye mumenyeraho. Hanyuma Meddy ahagarariye Afro R&B cyangwa se yigeze kuba yahagararira Afro R&B ku rwego mpuzamahanga. Ni Meddy Ngabo Medard Jobert, ni King of Afro R&B hits, ni uruca abana kabisa aho ngaho. Hanyuma ku muhanzi witwa Israel Mbonyi cyangwa se King of Gospel Influence yitwa Israel Mbonyi, amazina ye bwite yitwa Israel Mbonyi Cyambu. Hanyuma uyu mugabo witwa Israel Mbonyi nawe yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Iminembwe, avuka ku itariki ya 20 Gicurasi hari mu mwaka w'1992. ubwo abazi kubara neza murahita mwumva imyaka agize. Hanyuma injyana aririmba ni gospel nk'ibisa worship ndetse na contemporary Christian, izo nizo njyana azwiho cyangwa se aririmba. Hanyuma imanzi witwa Israel Mbonyi yatangiye kurimba mu rusengero mu matsinda yo kuramya no guhimbaza Imana. Hanyuma indirimbo zamugize uwo ari ubu ngubu cyangwa se za mwubakiye izina nk'indirimbo yitwa Nzi ibyo nibwira kabisa, murayizi cyane, nzi ibyo nibwira kubagirira, murayizi. Hanyuma indirimbo yitwa Ku musaraba. Hanyuma hari indirimbo yitwa Ni Nasiri kabisa, ntekereza ko ari nayo yamushyize ku rwego mpuzamahanga. Before iyi ndirimbo yarazwi mu ndirimbo zitandukanye, ntekereza ko yari umuroko cyane kurusha ko yabaye mu international ku nyuma y'indirimbo yitwa Ni Nasiri, kubera ko nyuma yuko asohoye indirimbo Ni Nasiri abantu batangiye kuzimenya, batangiye kuyinjoyinga cyane, igera muri East Africa barayimenya kugeza uyu munsi maze kurebwa n'abarenga miliyoni 80 ku rukuta rwa YouTube. Bishatse kugaragaza ko ni indirimbo ikunzwe cyane, yamushyize ku rwego rwo hejuru. Hanyuma kandi yamenyekanye mu ndirimbo yitwa Baho, No Doubt ndetse n'izindi. Hanyuma afite umwihariko wo kugira audience nini cyane ya gospel, by'umwihariko hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Afite abakunzi benshi cyane kabisa hano muri East Africa, by'umwihariko mu bihugu nka Kenya ndetse na Tanzania ndetse na Uganda of course. N'umuhanzi mbango man yafashe ururimi rw'ikinyarwanda kubera like abakunzi afite muri ibyo bihugu mbabwiye, nyine abakundisha umuziki wo ku rwego baririmba indirimbo z'ikinyarwanda ukumva
ukumva wajyana abanyarwanda pire, urumva like nyine n'umuhanzi ufite audience nini cyane, ni umwihariko agira, hanyuma akagira umwihariko wo kurimba indirimbo nziza cyane kabisa zifite amagambo aryoshye cyane. Hanyuma Israel Mbonyi hagarariye gospel nyarwanda ku rwego rw'isi, n'uruca abana ibyo ngibyo byo ntaho ujya ubigarukaho. Hanyuma icyo nicyo cya mbere aho umenya amateka yabo ndetse nuko binjiye mu muziki. Iyi ni Stone 360 ukomeje gukurikira, nitwa Shamame Pacifique, ukande kuri like ndetse niba ari mushyashya ukande kuri subscribe, hanyuma dukomeze tu nyemerera nguhereze ikaze mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro Who is the best, episode ya gatatu. Ni aho dusesengura imibare yo kuri social media, hanyuma tukareba tuti ese ibintu bimeze gute. Imbuga nkoranyambaga twifashisha hano rero ni Instagram ndetse na TikTok, tukongeraho na Facebook, cyane ko arizo mbuga zikoreshwa cyane hano mu Rwanda kurusha izindi, ndavuga social medias. Hanyuma kuri Instagram abahanzi bombi uwitwa Israel Mbonyi n'uwitwa Ngabo Medard Jobert bakurikirwa n'abarenga miliyoni kuri Instagram. Shatse kuvuga ko kuri gice cya Instagram bose kabisa bari ku munzani, bari balance ku munzani kabisa wacu uyu munsi, ni bari baranganya imibare. Hanyuma kuri TikTok uwitwa Medi unfortunately ntago akoresha TikTok. Hanyuma Israel Mbonyi kuri TikTok akurikirwa n'abagera ku 143. Hanyuma kuri Facebook abahanzi bombi nabo ngira ngo muri kugenda mureba uko imibare imeze. Hanyuma isesengura hano kuri iyi mibare ya social media, witwa Israel Mbonyi ayoboye TikTok ndetse n'abakunzi ba gospel online. Hanyuma witwa Medi afite audience mpuzamahanga, ariko TikTok n'ubwana ntabwo agira gute ayikoresha. Alright, hanyuma igice cya gatatu nacyo nguhayemo ikaze ni imibare yo kuri YouTube, by'umwihariko kabisa imibare kuri YouTube ahangaha biba biteye ubwoba, kubera ko ngira ngo niho bacururiza cyane imiziki yabo, niho abantu benshi cyangwa se audience yabo nini iherereye. Hanyuma niyo mpamvu tuba twavuze tuti tugiye no kuri YouTube turebe uko bimeze. Nuvuga ngo twahereye kuri Medi n'ubundi nkuko twatangiye tubikora. Kuri Medi umugabo witwa Ngabo Medard Jobert ku rukuta rwa YouTube akurikirwa n'abagera kuri miliyoni 1,700,000 n'abantu benshi cyane kabisa, mu gihe bamaze kureba indirimbo ze bose bagera kuri miliyoni 352. Urabyumva, miliyoni ziya kuri 352 ni miliyoni nyinshi cyane kabisa zabarebye ibihangano bye. Amaze gushyiraho video zirenga kabisa 50, ngira ngo muri kugenda bibona hano kuri screen zanyu. Hanyuma hano Israel Mbonyi ku rukuta rwe rwa YouTube, mumfashe tumwe amashyi cyane. Uyu mugabo witwa Israel Mbonyi yanditse amateka ku rukuta rwa YouTube, mu mateka y'umuziki nyarwanda. Abahanzi bagize gute bafunguye izi mbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube, niwe muhanzi wa mbere wenyine ubashe guca agahigo kukuza abamukurikira barenga miliyoni 2,180,000. Ubwo ndavuga mu bahanzi niwe ubashe guca ako gahigo. Uyu muhanzi witwa Israel Mbonyi ngira ngo yabikoze mu mwaka ushize 2025, aca agahigo kukuza abamukurikira barenga miliyoni 2. Bishatse kuvuga ko n'umuhanzi ukunzwe cyane kurusha abandi bahanzi ba hano mu Rwanda bose, haba barimba secular, haba barimba gospel, haba barimba afrobeat, haba barimba ndetse na njyana gakondo cyangwa se izi njyana zose. Niwe muhanzi uyoboye YouTube mu Rwanda. Hanyuma amaze gushyiraho video 62 ubwo z'indirimbo ze. Hanyuma kandi yinjiyeho ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2012. ubwo abazi imibare murumva aho imyaka igeze. Hanyuma abahanzi bombi iyo usesenguye usanga bahuriye ku kintu kimwe kabisa. Nuvuga ngo
kuri YouTube bahuriye ku kintu cyo kwibanda cyane kuri karite kuruta cyane kantite. Ni ukuvuga ngo bo bibanda gukora indirimbo zifite ireme cyangwa se zifite karite iri hejuru, hanyuma bakazishyira kuri YouTube yabo, kubera ko ntabwo wambwira ukuntu cyangwa se iyo urebye ugashyiramo inyurabwenge video 62 zarebwe n'abantu 1,455,000, ni ikintu gishatse kugaragaza ko bafite indirimbo ziri high quality. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri, bakagira abakunzi batari abafana, kubera ko buriya abafana hari igihe bajya bagira gute baharurwa umuntu bakamuvaho, ariko bahanzi bombi bahuriye ku kintu kugira abakunzi batajya bavaho babanambyeho, hanyuma bahora bareba indirimbo zabo. Nk'urugero, umuhanzi witwa Ngabo Medard Jobert ni umuhanzi udakunda gushyira hanze indirimbo pe. Meme n'umuhanzi witwa Israel Mbonyi ntabwo akunda kwa uploading indirimbo nyinshi kuri YouTube, ariko nk'uko Ngabo Medard Jobert iyo urebye nk'indirimbo yitwa Slowly yashyize mu mwaka wa 2019, niba nibuka neza, murebe kuri YouTube, ndabiberekana muri screen niba nibuka neza. Ndavuga ngo indirimbo yitwa Slowly imaze kurebwa n'abantu barenga 128,000,000 zirenga. Ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo imyaka imaze kuri YouTube igera kuri 7, byibura iyo urebye imibare ifite ubushobozi bwo kwinjiza abarenga 3,000,000, hagati ya 2,000,000 n'eshatu buri kwezi. Ni ukuvuga ngo Meddy afite ubushobozi bwo kugira gute bwo kwicara hariya adakora imiziki nk'uko uyu munsi ari kubigenza, akamara umwaka wose adakora umuziki, izi ndirimbo ze zimwinjiriza. Ni ikintu nshatse kuvuga ko afite abakunzi adafite abafana. Meme no kubanzi witwa Israel Mbonyi video 62 zarebwa na 455,000. Ni ikintu kigaragaza ko indirimbo ze zihora ziba consume cyangwa se zihora zirebwa, content ye ihora irebwa cyane. Ruvuga ngo afite abakunzi bahora bareba ibihangano byabo, bafite abakunzi bareba ibihangano byabo batitaye ku like indirimbo nshyashya zasohotse, ahubwo bagahora bumva ubutumwa buri mu ndirimbo zabo. Uwo ni umwihariko abahanzi Ngabo Medard Jobert ndetse na Bruce Melody. Icyo ni Okay, hanyuma unyemerere ngohereze ikaze mu gice cyacu cya kane, ni streaming and digital impact, aho tureba ese ku zindi mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki bimeze bite. No kuvuga ngo hano kuri streaming, global streaming, witwa Meddy arayoboye cyane, hanyuma witwa Israel Mbonyi nawe ari hafi aho. Hanyuma kuri YouTube views, urumva ko Israel Mbonyi hano ayoboye cyane, kubera ko views zose z'abarya indirimbo ze ni 1,455,000, mu gihe Meddy ari 1,352,000. Hanyuma international reach, witwa kugeza u Rwanda ku rwego mpuzamahanga cyangwa se kugera ku rwego mpuzamahanga, abahanzi bombi like they are balanced, like nyine barangana kabisa, bari ku munzani, bari balance kabisa. Hanyuma audience loyalty cyangwa se audience ibakunda cyane, cyangwa se nyine kugira bimwe navuga haruguru by'abakunzi n'abafana, byo gutandukanya abakunzi n'abafana, witwa Mbonyi kabisa very high kabisa. Hangaha arayoboye, nubwo na Meddy nawe afite abakunzi benshi kabisa, ariko hangaha amuri hejuru ho gato cyane. Hanyuma Meddy akunzwe cyane ku isi hose, mu gihe Mbonyi afite abakunzi bindahemuka cyane muri East Africa ndetse no muri Africa no mu bice by'isi, right? Hanyuma isesengura rusange, tugana no ku musozo. Ngwa ngo kuri TikTok ndetse na gospel, Israel Mbonyi arayoboye gospel audience, global song and hits, indirimbo zakunzwe cyane kurusha izindi, uwitwa Meddy arayoboye. YouTube subscribers, witwa Mbonyi aba haryamye cyane, ayoboye cyane. Hanyuma international appeal cyangwa se kugera ku rwego mpuzamahanga, witwa Meddy arayoboye. Audience loyalty, Israel Mbonyi arayoboye. Hanyuma wedding and love song dominance, witwa Meddy arayoboye. ngira ngo mu bantu mukunda kwitabira amakwe, mwumva ko indirimbo za Meddy zikunze gucurangwa cyane, cyangwa se kubera ko afite indirimbo z'urukundo, ahangaha naho arayoboye. Hanyuma ku musozo, dusoza rero gufata umwanzuro. Iyo urebye YouTube dominance ndetse na loyalty, Israel Mbonyi arayoboye. Iryo kamba turarimuhaye.
iyo urebye global hits and love song Meddy aramurusha, iryo kamba ni irye. Hanyuma verdict ya Storm TV nuko Meddy to my king of Afro R&B and global love songs, king of Afro R&B and global love song, mu gihe Israel bonye ari king of gospel and YouTube dominance. Aba bombi ni abami ariko mu byiciro bitandukanye, hanze bombi barakomeye. Hanyuma se wowe urahita monde twagiye team Meddy murahari? Mwigaragaza kandi kuri like, hanyuma wandike uti team ndi, wandikemo ijambo Meddy, hanyuma team Mbonyi murahari, andikamo ijambo Mbonyi, hanyuma ukande kuri subscribe, ukande kuri like, ndetse usangije na bagenzi bawe. Nguhereze ikaze cyangwa se mwifurize kuzakurikira ikiganiro cy'uta cyangwa se episode ikurikira, kubera ko ni tuzatu bafite kabisa abahanzi bateye ubwoba nabo muri showbiz industries. Hanyuma udukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu zose kuzasura mu 60, kandi abashimiye aho imibare igeze ubu ngubu, ni mwebwe mu bikora. Hanyuma ndabakunda cyane, twashame Pacifique, ikiganiro cyitwa Who is the best. Sawa sawa.